abaraha kuri uyu murongo Uwiteka abagirire. Amen. Twongeye gushima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo kuba yarabashije kuturinda twese abaye badukurikirana, abo Imana yabashije kubyutsa muri uru rukerera, Yego. abashije kugira inyota yo kuba ahantu n'ukuri Uwiteka abongerere mu byabo. Amen. Telefone yari yadutengutse nicyo cyo cyatumye gusa nk'abashe kubura, ariko umwanya Imana ibikoze, reka tuyishimire Imana ishimwe. Amen. Reka dusenge. Mwami mwiza, Mana ihoraho, Mana ya Daniyeli, Mana y'aba bantu bose bari aha ngaha, turagushimye ko uyu mwanya y'amasaha utuboneye uyu mwanya Mwami. Turakuraritse Yesu w'i Nazareti, turakwinginze ngo uba ahantu aba ari wowe ugaragara ntitugaragare. Twemeye kugutiza akanwa kacu ngo uganire n'ubwoko bwawe. Turakuraritse Yesu ngo ubane na buri wese. Amagambo Mwami mwiza wadushizemo uyagabure ku bantu bose, kandi Mwami mwiza waba ari twe tugaragara, ariko ubushake bwawe bwo bugaragara. Ni ku bw'izina ryawe Yesu, amen. Amen. Reka badufashe gusoma ijambo ry'Imana, Abakorinto ba mbere igice cya mbere n'umurongo wa 26. Yego. Undi arebe Mariko 10:13. Abo bantu badusomere. Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere 1 sura 1 ni verse 26. Aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Amen. Amen. Mariko 10:13. Aravuga ngo bamuzanira abana bato ngo bakoreho, abigishwa barabacaha. Amen. 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 Komeza. Akadutangire. Bamuzanira abana bato ngo bakoreho, abigishwa barabacaha. Ariko Yesu abibonye ararakara, arababwira ati, mureke abana bato bansange, ntimubabuze, kuko bamaze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Amen. Amen. Reka dusome Imigani 22 cyangwa 22 no kuri 6. Avuga ngo menyereza umwana inzira ikwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Dushimiye Imana nk'uko twabivuze haruguru ko Imana yaduhaye uyu mwanya twese gufatikanya ku magambo y'Imana. Uyu munsi cyangwa iki gihe, uyu munsi ko turavuga hejuru y'abana yo kwita ku bana, kuko ari ikindi cyiciro cyiza tugomba kwitaho abantu bose. Mu by'ukuri abantu bateguye uyu murongo kugira ngo uzuvugirwaho ijambo ry'Imana, cyangwa abantu bazabyuka basengere ibyifuzo, Uwiteka abaheze umugisha, kuko nimba umuntu yageze abyuka mu gitondo mu gicuku ugasenga iminota 5 cyangwa 10 cyangwa 20, ariko noneho ubasha kugira isaha kubera gufatikanyije n'abandi. Ikindi cyiyongeyeho, ndongera gushimira aba bantu inshuti z'abana cyangwa inshuti za Sunday School kuba barabashije kugira iki gitekerezo. Benshi bari kuri uyu murongo. Umugambi w'Imana cyangwa umuhamagaro uzunyura mu nzira nyinshi, ukarwanywa, ukabanza gutekereza ati iki kintu mbaye nkora ni igiki, ariko abantu bagitekereje bakagiramo uruhare, bakageza umunsi bemeza gutangira kubikora.
niyo natwe dufatikanyije n'abandi, ariko mu by'ukuri hari abantu babashe kugira iryo yerekwa rya mbere. Turabashimira, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. amen Twasomye amagambo meza. Uyu munsi turavuga ko hari rw'ababyeyi cyangwa se rw'abakozi b'Imana bagira muri Sunday School bigatanga umusaruro ukomeye mu rwego rwo kurera abana bacu kugira ngo ejo n'ejo bundi aribo bazaba abayobozi b'ejo, aribo bazaba abapasiteri b'ejo, aribo bazaba abavugabutumwa n'abadiyakoni b'ejo. Kubategura rero ni ugukorera Imana bidasanzwe. Sunday School ntabwo ari none itangiye, yatangiye no mu bindi bihugu kera byagiye bituzanira ubutumwa. Nagiye gusanga ahantu nasomye igitabo asanga mu Butaliyana Sunday School yaratangiye mu 1564. Uwitwa Saint Charles ariwe watangiye Sunday School mu Butaliyana. Mu Bufaransa nsanga watangiye ahantu yaratangiye mu 1814. Uwitwa Pasiteri Laurent ariwe wabitangiye. yego Mu Bwongereza nasanze mu 1781 uwitwa Robert ariwe watangiye Sunday School mu Bwongereza. yego Na hano murabizi aho ubutumwa bwagereye ino, naho Sunday School yarabaye muri tuno duhugu cyacu cyangwa se muri mu bihugu byacu za Afurika. Tumaze kumenya ubwenge twasanze Sunday School irari. yego Byumvikana ko ari icyiciro kimwe, ari urugingo rumwe rugize itorero. Sunday School igizwemo n'abana bari mu byiciro nka bitatu. Icyiciro cya mbere gitangira ku myaka 2 ikageza kuri 5. Icyiciro cya kabiri kigatangira ku myaka 6 kugeza ku myaka 8. yego Icyiciro cya gatatu kigatangira ku myaka 9 kugeza kuri 12. yego Abo bantu bose ni umuryango munini. Iyo babashe kubona uburere bwiza bavamo abantu bafatika. Urebye ibihugu biteye imbere cyane kubera kuba bakora imirimo myinshi, usanga rimwe na rimwe hamwe na hamwe ababyeyi batabona umwanya wo gukurikirana abana ngo babajane muri Sunday School, cyangwa bafata umwanya wo gusenga nimugoroba mu mago yabo. yego Bikagaragaza ko abana dusa nk'aho twabataye, twabarekuye. Ariko twasomye hano muri Mariko ibice 10:13, yego aho Yesu yavuze ngo nibareke abana bato baziwe. Ba nyiri bana bari babazanye bashaka Yesu ngo abakoreho abahe umugisha. yego Niwo wari umugambi w'ababyeyi. yego Ariko intumwa zishaka kubigizayo kubera ko zabonaga ko abana ntibumva. Yesu akora ibitangaza abwira abantu bakuru. Hano bakavuga ati n'aba bana nabo baraza se bumve bamenye icyo barira, babigizayo. yego Babigizayo. Hano muri Mariko twasomye ngo Yesu arababwira ngo nibareke abo bana, arabahamagara ngo nibareke abo bana baze bamusange. Abana bamaze gushika, bamaze kumugeraho, baba ikintu cyo kumufasha kugira ngo yigishe intumwa. yego Bamwegereye Yesu niho yabashije kwigisha intumwa, aravuga ngo abatamera nk'abana bato ntibazabona ubwami bwo mu ijuru. Byumvikana ko ubwo bahise babifasha inyigisho b'abana kugira ngo Yesu abashe kwigisha intumwa, niyo bari bagiranye iminsi, ariko bo abana babaye imfashanyigisho ze kugira ngo yumvise intumwa ko abana nabo yego bagomba kuza bakamwegera, kandi abana nabo utazagira umutima nk'uwabo, utazemera ijambo ry'Imana nkabo. Abana bato bagira umutima woroshye. Muzabirebe umwana uzumukubita ko zikosa wamucaha, yego
niyo umukubise niyo yarize ariko mu kanya wamugarura wamubwira niyo umusabye imbabazi cyangwa ukamwendahenda umwana agahita ababarira bigahita bishiriraho. Zashatse kutwigisha kuko abakristo batagomba kugira inzika, abakristo bagomba kubabarira, abakristo bagomba kugira imitima ikiranutse. Yego. Abantu bakuru bakunze kubabara iyo agize ikintu kimubabaza kikamutwara iminsi, akaba atanakwegera n'undi ngo asabe imbabazi ariko akabigendana mu mutima, ntabashe kwegera undi ngo yihane, akaba yagamba ndetse no ku ruhande. Ariko umwana muto iyo birangiye aho ngaho birarangira akibagirwa akababarira. Yego. Ni urugero rwiza Yesu yakoze kugira ngo natwe muzi ijambo ry'Imana cyangwa se mu bugenzi rwa Kristo tuza tubabarira, tube nk'abana bato, tugire imitima myiza. Kandi icyo kintu ku bantu bakuru, abantu bafite ubwenge, kiza gishaka kugora gukiranuka kugeza kuri urwo rwego. Yego. Kubabarira vuba, kuba flexible, koroha ku kintu ni ikintu kitaba cyoroshe. Ariko Yesu ngo yarabafashe, hano havuze ngo arabakikira abaha umugisha. Yego. Icyo ababyeyi babo bashaka ko abana babo bakorwaho bagahabwa umugisha. Bakavuga ati Yesu nabakoraho kubera ibitangaza azakora, Yego. aba bana bazavamwo abana bafatika bafite umugisha, bazagenda na wa mugisha Yesu yabasabiye. Yego. Mu by'ukuri uru rugendo turimo abakirisitu ni urugendo tugenda duhuriramo n'ibintu bikomeye, ariko ntitubasha kwibuka ibyiciro bimwe na bimwe byo mu itorero. Nk'abayobozi bamwe na bamwe ngo babashe kwibuka ibyiciro bimwe na bimwe. Murabizi ko mu ikarisa haba harimo abana, haba harimo abakora, haba harimo abantu bakuru, abagore n'abagabo, ndetse n'icyiciro cy'abakozi. Ariko abana baza basa nk'abatawe, nk'abari ku ruhande. Noneho ugasanga ababyeyi cyangwa ababyeyi b'itorero rimwe na rimwe hari igihe bahamagara abana, za mbibona nko muri village ruguru mu giturage, ugasanga bahamagaye nk'umwana wo muri segonderi gusa wasibye ku ishuri cyangwa mu gitondo cy'iyinga, bakamuhamagara ngo genda wigisha abana ngo basanze school. Hakaba yandi matorero abiha agaciro, bakareba umuhudumu cyangwa umuvugabutumwa agakurikirana abana. Yego. Ariko byari bikwiriye kuba byiza nk'uko nyine nk'ayo matorero amwe abiha agaciro, noneho bafata umuvugabutumwa umwe wo mu itorero gukurikirana n'uko abana bangana icyiciro. Noneho icyiciro cya mbere bakagiheza umuvugabutumwa umwe, icya kabiri bakagiheza umuvugabutumwa undi, icya gatatu bakagiha umuvugabutumwa umwe, kuko badafite imyumvire imwe, batanganye na kapasite yo kumva. Bagiye bagira abakozi b'Imana aribo bavugabutumwa babakurikirana, birabafasha cyane kugenda ukurikirana ukamenya ngo aba bana bageze muri urwo rwego, barumvishe ijambo ry'Imana, bagiye muri iki cyiciro, bavuye mu cya mbere bagiye mu cya kabiri, bavuye mu cya gatatu cy'imyaka 12 kuva ku 9 ku 12 bagiye mu ikorari noneho nkuru. Yego. Icyo gihe uburere bwabo bugenda buba bwiza kurushaho. Nka kwa Migani havuze ngo menyereza umwana inzira ikwiriye kunyuramo, ngo azarinda asaza atarayivamo. Kuko yakuze igiti kigororwa kikiri gitoya, kuko yakuze agakurira mu ijambo ry'Imana, wa mwana yumva ari bwo buzima. Iyo umumenyereje kwihana, ukabigisha ijambo ry'Imana, ukabereka ko bagomba kuza bihana bakoze amakosa, batukanye, cyangwa ukabigisha ko gutukana atari byiza, wa mwana azakura ari kwakunda se. Natanga nk'urugero rumwe nabonye nkiri mutoya. Hari ukuntu abantu bamara gukama inka, noneho cyagiye bagiye kuzahura,
hakaba inyana z'imitavu waba uzikura kuri za nyina zimwe zikakunanira zikiruka cyane ukazitangatanga uzigarura uzikura kuri za nyina kugira ngo za nyina zahuke. Yego. Noneho umunsi umwe ntaye nzikuraho inyana imwe y'umutavu irananira, inaniye yirutse ndayituka. Nitutse tukabana n'umukozi w'Imana yitabye Imana witwa Hagayi. Yego. Icyo gihe yari apanze iwacu ku Mutanoga, yiga muri segondere ku Kabara. Noneho ahita mpamagara ati garuka. Nirukanye ya nyana ariko nayitutse. Yego. Ati ihagarara aho ngaho. Noneho arambwira ati ukoze ibiki? Ndetse n'iki ngo ati ndututse iriya nyana nti nayitutse yananiye yazungurukije cyane nirutse irandusha nicyo gituma nitutse. Yego. Arambwira ngo ntukongere mu kanwa kawe gutukana. Ati kuri ikintu cyose cyaremwe n'Imana cyangwa se kidufitiye inyungu, ikintu cyose umuntu w'umukristo ntagomba kwatura akanwa ngo atuke ikintu. Yego. Abantu bakunze gutinya gutuka abandi, ariko akantu gutya runaka ukaba wagatuka cyangwa ukaba warahira ukuri ikintu cy'ikinyoma ukakirahira ukarahira Imana. Kuva uwo munsi yarambwiye ati ntukongere, niwongera azagukubita. Nari umwana mutoya. Yego. Ndababwiza ukuri byaramfashije kuva icyo gihe kugeza n'ubu ikintu cyo gutukana cyavuye muri jewe. Kubera ko iyo uri kumwe n'umuntu ukijijwe hari ikintu agufasha. Yego. Niyo atakwigisha ngo afate Bibiliya, icyo gihe yageze anatwigisha Sunday school, ariko niyo atakwigisha ngo afate Bibiliya, uko yitwara, imbuto z'ijambo ry'Imana yakiriye ziza zikwakira, ziza zikubera umuco. Yego. Ukagenda uhinduka gahoro gahoro kubera ko kubana n'uwakijijwe. Ababyeyi hari ukuntu mu rugo barahira bakavuga ngo ni ukuri uyu munsi ndakwica wa mwana w'ibyo wakoze, kandi mu by'ukuri mu mutima we ntafite kwica wa mwana, ariko arababaye gusa akarahira kwakunda, akarahira Imana kandi atari bwice wa mwana. Imvugo zacu z'abakijijwe zigomba kugaragara aho twaba turi twenyine, twaba turi kumwe n'abandi. Yego. Tugarutse kuri iki kintu cy'abana, Sunday school ni ahantu abana bakirira iyobokamana bakagira uburere bwiza. Sunday school igomba kwitabwaho ku rwego rukomeye. Urugero, mwinjiye mu itorero, mumaze gutangira itorero, abantu bose bakaririmba amakorari, barya baririmba amakorari, n'abana bagahabwa ikorari yabo bakaririmba. Iyo barangije kuririmba, umwarimu wabo akabamanukana akabajana mu cyumba cyabo cyo kubigishirizamo. Yego. Igihe bagiye gusohokera bahurirana n'itorero risohotse, ababyeyi bakakira abana babo bakabajana neza muri sekirite yose. Yego. Ni byiza ko umubyeyi wese agira uruhare rwo kurera umwana we amureresha ijambo ry'Imana. Yego. Bene data, babyeyi, inshuti z'Imana, mwibuke ko akaga abana be bagize kubera kubarera nabi, kubareka bagakora ibyaha. Yego. Imana yaravuze, usomye muri Samweli wa mbere ibice 2:30-36, abana ba Eli bakoze ibyangwa n'Imana, kandi babikorana n'abantu bakorana n'abatambyi. Eli yari amaze gusaza, ari umuntu ugeze muri za bukuru, ariko nanone ntiyacasha abana ku rwego rwiza. Arabareka abana bakora amakosa, bitwara nabi, bakora ibyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana irababara. Imana imaze kubabara iravuga ngo yisubiyeho. Usomye aho hantu
iravuga ngo aba bana ba Eli ngo bazapfa umunsi umwe kandi ngo abantu bo mu muryango wa Eli ngo ntabazageza mu zabukuru bazaza bapfa bose bakiri batoya kubera gusa ikintu kimwe kuko abana bitwaye nabi bakoze ibyaha yego bituma Imana yisubiraho mwasome neza ushobora kugira imibanire myiza n'Imana wowe mubyeyi yego ariko utamenya kwita ku bana bawe utigisha abana bawe iyo bagiye bagakora amafuti akakuzanira umuvumo mwibuke ko bagiye ku rugamba n'abandi bagwayo bombi byumvise baje kumubwira amakuru yamanutse ngo ku ntebe yari yicayeho yika hasi arapfa ku bijosi arapfa yego kubera umubabaro azize kujya kurera abana nabi ni byiza ko ababyeyi bagira uruhare niyo twaba dufite akazi gatuma dufata amasaha yose niyenda ntitubone umwanya wo gusenga cyane cyane abantu bafite ubushobozi rimwe na rimwe babura umwanya wo kwegera abana kubera ko baba bafite ibintu bibafashe cyane yego muzarebe hirya no hino ahantu hateye imbere niho higa abantu bake kurusha muri bino bihugu bya Afurika yego kubera ko yarangiza segonderi agahita abona akazi agahita abona amafaranga afatika menshi ugasanga nta kindi abantu ubuzima bari benshi baba bashaka amafaranga ariko muri Afurika usanga abantu benshi biga bakarangiza ariko niyo mirimo itagenda iboneka ariko ugasanga aribo benshi ku mubare mwinshi bize mu by'ukuri kwigisha abana kwita ku bana ni ikintu gifasha mu buzima bwa none bw'abana n'ubuzima bwabo igihe wowe mubyeyi utaba ugihari ariko kubera ko indero nziza wafatishije bazagenda aho bazaba hose bazabana n'abandi neza kandi rya jambo bababwirije ry'Imana bizabafasha turasaba ababyeyi b'abakozi b'Imana bayoboye amashengero kwita ku bana mu rwego rukomeye rwiza rusukuye yego hari igihe baheza abana umuntu w'umunyeshuri tuvuge cyangwa umuetidiya akaza akigisha bwaca akarangiza akaja kwishakira akaza akagenda ahandi yego noneho bwaca bagashiramo undi akigisha umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu akagenda yego hakaza undi yego mu by'ukuri cya gikorwa gukora perenizasiyo cyangwa se kugikomeza kugira ngo akurikirane b'abana kugira ngo azabone ko bageze mu cyiciro cya gatatu bavuyemo bavaye abantu bazima ntabwo yabashije kuboneka ariko hagombye kuba mu itorero barya bavuga butumwa aribo bakurikirana Sunday school bagakurikirana b'abana kugira ngo bamenye ubuzima bwabo bwa buri munsi yego icyo ni ikintu cyiza cyaba urugero rwiza rwo gukurikirana abana ikindi cyongeyeho twasaba abakozi Imana ibahaye umugisha gushakira abarimu ba Sunday school ababahugura buri gihe kuko isi kiratera imbere yego uko mu myaka 10 hari hameze siko none hameze ibijana abana mu bintu bibi mu myaka 10 yashize sibyo none bihari ubu hari ibintu by'amatelefone by'amakompiyuta abana barebamo ibintu bidakwiye yego wa mwarimu wahuguwe none ahuguwe ku bintu bya none abana barimo none azabigisha akoresheje za tekinike cyangwa bya bintu bihari kuko abizi amenye uko abana babyitwaramo nicyo gituma hagomba kuba mu bakozi b'Imana bari mu itorero yego cyane cyane abavuga butumwa aribo bagirwa abarimu ba Sunday school kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'abana muri b'abana baza muri Sunday school haba hari abana b'abakirisitu yego
hakaba abana b'ababyeyi batari abakirisitu yego baturanye muri quartier umwana akajana n'undi mwana baturanye rego wa muvugabutumwa kubera ko ari umuvugabutumwa w'ikanisa umenyereye abana b'abakirisitu babo baza harya amenya ko hari undi mwana wazanye n'urya atari umukristo cyangwa nyina noneho akagira umwihariko kubera ko ari umuvugabutumwa w'ukuntu yafasha wa mwana kugira ngo azazane n'abandi cyangwa ubutumwa bwiza nibumugeraho abana ababyeyi be bazabone ko umwana wabo agenda ahinduka ikaba indi nzira kubera ko bakoresheje umukozi perimana mu ikanisa akazabafasha ko ubutumwa bugenda bugera n'ahandi yego ikindi cyongeyeho cyiza cyo gukoresha abakozi bo mu ikanisa nuko bakurikirana neza ibintu uko bigenda by'abana evolution ivugabutumwa ry'abana cyangwa Sunday school yego nimba bahuguwe uno mwaka y'amahugurwa akabagirira akamaro naho nimba wa munyeshuri yahuguwe akigisha abana bwacyo yafata diploma gushaka akazi ahandi yego y'amahugurwa yayajanye bwa bumenyi yabujanye yego muraza n'undi udafite bwa bumenyi aje muri ba bana yego babana ni hahandi bazigishwa n'undi udafite ubumenyi nicyo gituma abakozi b'Imana bagomba gushaka abantu bigisha Sunday school baba bafite ubumenyi bafite n'umuhamagaro ukwiye yego niharya twasomye mu Bakorindo avuga ngo muzirikane umuhamagaro wayo yego ni byiza kumenya neza ko uyu muntu pasiteri runaka amenya ngo uyu muntu dushize muri rya torero ry'abana afite umuhamagaro by'ukuri atari gupfa gufata gusa umuntu ngo ugenda wigishe ngo ubwo azi gusoma Bibiliya ngo ubwo azi kwigisha oya hari umuntu uba ufite impano ubumenyi bwo kwegera abana bwo gusabana n'abana yego icyo gihe iyo ukoze gutyo uba ukoze umurimo ukomeye pasiteri akagira igihe asura abana agasura mwarimu kandi atamuteguje yego kugira ngo arebe mu by'ukuri uko aza yigisha iyo wateguje umuntu hari igihe yitegura agaprepara agakora ibintu noneho ukagira ngo ni kurya bisanzwe yego ariko umuyobozi w'itorero mumbabarire ko mpaye mvuga amazina gutyo ngo pasiteri cyangwa nde ni urwego rwabo kuko aribo babyeyi bacu aje giturumbuka agasura umwarimu agasanga umwarimu ko arigisha ahita amenya ko ari kurya aza aguma kwigisha akareba nimba yateguye ijambo ry'Imana mwarimu amaze kwigisha abana bamaze kugenda bakaganira ku iteme yasanze yayigishaho abana bakaganira akareba ibikoresho yaza akoresha nimba hari imfashanyigisho yari afite nimba ijambo ry'Imana yasomye yarikurikije kwa kundi akabikurikirana yego hakagira iminsi imwe n'imwe mikuru nka Pentecoste Noeli ndetse na Pasaka akagira utuntu umuyobozi w'itorero aworuganiza ku bana kugira ngo abana bishime bakagira igihe babaha umwanya wo kuririmba mu itorero kubera ko abana nibahaguruka kuririmba mu itorero barishima nibataha bigatuma n'abandi bemera ati natwe tuzaje muri Sunday school dusigaye turirimba imbere y'abantu bakuru icyo kintu ni ubuvugabutumwa bundi bukomeye bw'icyo cyiciro cy'abana rimwe na rimwe kitakunze kwitabwaho hakabi urundi rugero rwiza tuvuye ku bakozi b'Imana tuje mu rugo rw'umuntu yego hari igihe umuntu wivira mu kazi gusa ugasenga ukaryama ariko ntiwagize uruhare rwo gusengana n'abana bawe mu by'ukuri iyo ufashe igihe cyo kuvuga ngo buri mugoroba murangije gufungura musengane n'abana bawe ejo muzasengane ejo muzabwira umwana nawe ati ngaho nawe yobora wa mwana bayobore avuga ati kanaka arasenga kanaka araririmba namara gukora bya bindi wa mwana yabayoboye aranezerwa avuga ati papa mama asigaye ambwira kuyobora
agira inyota yo gutangira gusoma ijambo ry'Imana, agira inyota yo gutangira gutekereza ijambo ry'Imana. Yego. Mm. Kubera ko wamuemplitse, wamushize mu bikorwa by'umurimo w'Imana. Yego. Ikindi cyongeyeho musengera ibyifuzo runaka muba mufite mu rugo mwanyu. Mm. Igisubijwe ubwira abana ati cya cyifuzo twasengeraga Imana yagisubije, dushima Imana. Yego. Urugero mwaza musengera abana mufite umwana uri muri sixième cyangwa abana banyu biga baratsinze mu ishuri umwaka. Mm. Ukicaza abana ukababwira ngo kijya cyifuzo twasengeye Imana iryo tuba dusenga Yego. yagisubije. Mm. Ukaba wabakorera nk'akantu gatuma bavuga ati Imana yo mu ijuru Mhm. irahaba. Mm. Nabaheze urugero rumwe mu minsi ishize mu kwezi kwa karindwi Yego. abana babasha gufata amabrete muri proclamation cyangwa se baza gutora amabrete barangije umwaka. Mm. Hari akana kacu kiga mu wa gatatu primaire. Yego. Noneho mu gitondo baje gufatamo, bari buje gufata amabirete, Mm. umwana yinjiye mu cyumba arakinga ngo agiye gusenga mu gitondo. Mm. Noneho mama warambwira ati none nsanze kanaka muto nasenga mu cyumba Mm. mu gitondo. Mhm. Ndamubwira ndetse bibaye gute, ndireka mubaze cyo. Ndamubaza ndetse niki wawe usengera muri gitondo? Ati turaje gufata amabirete, ati ndiko ndasenga Imana kugira ngo ngira amanota meza. Mm. Tiwumva ko umwana kera yatekereje ko Imana ifite uruhare mu buzima bwe. Ndamubwira ndi basenga ndikurya twagiye dusenga mbere nibyo bikwiye, ndetse kurasenga ubu nyine nguje gufata birete barayibaheza none amanota barakosoye barayateranyije. Yego. Ubu nyine gusa barayabaha. Mm. Usenze nyuma ariko kubera ko twagiye dusengana nawe mbere nta kibazo, ariko ndashaka kuvuga ko kera umwana yatekereje ko agomba kwiyambaza Imana. Yego. Ni byiza ababyeyi bacu bakozi b'Imana Mm. kudasubiza abana inyuma. Mm. Uko Yesu yakeneye abana akabahamagara ngo nimureke abana baze, Mhm. natwe twiyegereza abana mu matorero yacu, twiyegereza abana Mm. mu rugo. Dufate umwanya muri za gahunda zawe uzi ukora ku munsi, Yego. ushiremo na gahunda y'uko nimugoroba muri busenge. Yego. Hari umukozi w'Imana waduhaye ubuhamya aratubwira ngo yageze agera akazi kenshi agataha bwije, Mm. agasanga rimwe abana baryamye. Mm. Noneho ngo aza gutekereza aravuga ati ariko ubu basigaye bantekereza gutyo ngize iminsi ntaha bwije, agasanga abana baryamye. Mm. Noneho ngo yicaza umugore bamaze gufunga, noneho ataha kare. Yego. Yicaza umudamu we n'abana arababwira ati abaheza impapuro, Mm. abaheza n'amakaramu. Yego. Arababwira ati munandike njyewe papa wanyu, mwandike amakosa yanje yose. Yego. Nije ubabwiye mwandike amakosa yanje yose, mwandike n'ibyiza byanje byose. Mm. Ntiyagira utinya. Yego. Abana barandika n'umudamu arandika, Mm. bahuriza ku kintu kimwe, baravuga ati rwose uzushaka amafaranga tukarya tukiga ishuri tugakora ibiki, uzutwambika Mm. ariko uzutaha bwije buri gihe turyama utarasa. Mm. Uwo mukozi w'Imana yaratubwiye ngo kuva icyo gihe yahise ahagarika gutaha bwije. Yego. Ni byiza ko tutareka abana bacu dutaha hakiri kare tukaganira n'abana bacu mu rugo. Mm. Kandi niyo waba ufite akazi kenshi mukaba mwagira uruhare mukavugana n'umudamu ati wowe utaha kare ubashe kuganira n'abana, usengane n'abana. Yego. Bizafasha abana. Mm. Kandi mu by'ukuri b'abana uzabarera ejo n'ejo bundi bazaba abakozi b'Imana. Yego. Mu kurangiza Mm. ndarangiza mpamagarira ababyeyi bose, Yego. abakirijwe bose, Yego. bumve ko mu by'ukuri bagomba kugira uruhare mu kurera abana babo, Mm. babareresha ijambo ry'Imana, Mm. babereka inyungu yo kubaha Imana, Yego. bababera n'icyitegererezo. Mm.
biratangaje birababaje Mm. ko kenshi tubwiriza mu matorero turirimba mu matorero Yego. ariko mu by'ukuri wareba ishusho imbuto twera ntizifatike. Mm. Abantu barakerera amatorero, abantu barakora ibikomeye hirya no hino, barasirimba bakiterera cyane, Mm. ariko yataha mu rugo iwe Mm. ugasanga iyo ageze mu rugo abana bakamuhunga Mm. kubera imyifatire yiwe. Yego. Hari umugore umwe ngo yari yicaye mu itorero, umugabo we arabwiriza, Mm. babwira abana ngo uyu mugabo we ari kuri karutari ngo azabona ateye ibyishimo. Mm. Ariko iyo avuye hariya kuri karutari Mm. ati yashyitse mu rugo aba nk'intare. Yego. Ndagira ngo ubwoko bw'Imana mbasabe niba twarahamagawe na Kristo Mm. tuzirikane umuhamagaro wacu. Mm. Mu mago tuba abakirisitu, mu kazi tuba abakirisitu, aho tugenda mu itorero tuba abakirisitu, ntituba abakirisitu kuri podiyumu, ariko ngo dutaha mu mago yacu tuba abandi. Mm. Ntacyo byaba bimaze. Yego. Turangije tubingingira kwita ku bana, Mm. kugira uburere bwiza. Yego. Imana yo mu ijuru izadufasha kandi izabiduhembera. Mm. Reka ndangize kubera ko umwanya ugiye, Yego. tuzakomeza ikindi gihe, Yego. ariko Imana yo mu ijuru ibafashe, Mm. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Mm. buri muntu wese yumve ko agomba kugira uruhare rwo kurera abana be neza. Mm. Kubishyurira minerevare ni uko ubagaburira, Yego. ugire n'uruhare rwo kubagaburira ijambo ry'Imana. Yego. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Mm. Imana yo mu ijuru ibagasanire. Yego. Reka tureke umwanya mutoya kuri mugenzi wanje nawe kugira ngo akomeze. Mm. Imana ibaha umugisha, amen. Amen, amen. Arakoze umukozi w'Imana, Imana iguheze imigisha. Kubera umwanya nta komantere dushyiraho, ariko hari aho tuba tuzandika. Reka dusabe Pastor Diane Nyamugisha ahite afata iminota 20, nyuma narangiza mama Yuniya ari buze gufata umwanya wo gushima, anakora comment ntoya tugana ku musozo. Umukozi w'Imana Isaac, Imana iguheze imigisha. Mm. Karibu Diane wazamuka, Isaac akamyutinga.